Shalom shalom. Umutima w'umunsi. Imana izi gutunga abantu bayo cyangwa izi kureberera cyangwa izi guha serivisi abagaragu bayo cyangwa abantu bayiringira. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu bami ba mbere 17 guhera kuri 4:5-6. Haravuga ngo uzajye unywa amazi yako kandi negetse ibikona kujya bikugemurirayo. Murongo wa 5, nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze, ajya kuri ako kagezi Ikereti ahateganye na Yorodani agumayo. 6, ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye nuko bwije, kandi akajya anywa amazi y'akagezi. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira neza umutima w'umunsi ngo Eliya, uyu tuvuga ni Eliya ni umuhanuzi w'i Samariya, yahanuye ku gihe gikomeye cya Ahabu na Yezebeli. Bari baragometse Isiraheli, barayikuye ku Mana, barashyize kuri Bayali, baramya ibigirwamana. Eliya araza arahanura, ategeka ko hagiye kumara umwaka 3 n'amezi 6 imvura itagwa. Imana yangije ihungisha imujyana ku kagezi k'Ikereti, iramubwira ngo, yamubwiye ibintu bitatu. Irambwira ngo uzajya utungwa n'amazi y'akagezi, kandi ngiye no gushyiraho abakozi badasanzwe bazajya bakugemurira. Abo bakozi badasanzwe bakora serivisi ni ibikona. Ubusanzwe mu buzima busanzwe na communication ibikona byagiranaga n'abantu, ariko kuko Imana igiye kubikoresha gutunga umugaragu wayo, bigiye kugira communication, bigiye kumenya isaha arira ku manywa n'isaha arira nijoro. So rero Imana izi gutunga abagaragu bayo ku buryo izi no gukoresha ibiremwa bidasanzwe bikora, ariko Imana ikabikoresha kugira ngo abagaragu bayo cyangwa abantu bayizera babone serivisi. Hari ibikona rero Imana ishobora gutegeka, hari ibyo Imana ishobora gukoresha. Imana ishobora gukoresha inzira uzi, ishobora no gukoresha inzira utazi kugira ngo iguhe serivisi. Ndagusabira rero ngo uyu munsi Imana ikoresha inzira utazi, Imana ikoresha n'inzira uzi, ariko zose zigamije kuguha serivisi. Biravuze ngo ibikona byajyaga bizana Eliya umutsima ku manywa na nijoro n'inyama, akanywa n'amazi yo ku kagezi. So ikindi gikurikiraho, ushaka kwibaza ngo uyu mutsima wavagaye, ushaka kwibaza ngo izi nyama ibikona byazikuragaye. Ibikona mu ijuru hariyo stock, hariyo ububiko butunga abantu b'Imana. Iyo usomye kuva 16 hatubwira neza ngo igihe abiseye bari mu butayu ngo bazerera imyaka 40, ngo Imana yabatungishije manu, ibyo kurya byavaga mu ijuru. Imana bamara imyaka 40 batishwe n'inzara, ngo niyo bashakaga inyama Imana zibaga batabaza amatungo yabo. Imana ifite ibyo kugutunga, Imana ifite ibyo kukureberera. Imana iguha umutsima wo kugutunga, Imana iguha umutsima wo kukureberera. Imana igufashe, Imana ikugire neza, Imana itegeka inzira zidasanzwe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi isumba amazina yose. Akira umutsima w'umunsi. Mwami, ndasengera abana bawe, ndasengera abagaragu bawe kugira ngo ubahe umutsima w'umunsi, ushyireho inzira idasanzwe, ukoresha abantu badasanzwe, ukoresha ibiremwa bidasanzwe kugira ngo ukingure inzira kandi ukore igitangaza ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Be kwicwa n'inyota, ubafukurira akagezi k'Ikereti. Be kwicwa n'inzara, utegeka inzira zidasanzwe zibagemura umutsima n'inyama ku manywa na nijoro. Ukore ibitangaza mu izina rya Yesu rikomeye kandi isumba amazina yose. Amen. Mwakira umutsima w'umunsi mu izina rya Yesu. Shalom shalom.